bwa butware buri ku bitugu bye ajya ashobora no komora za mvune zo ku mutima, hamwe muganga atagera, muganga atakanda, we mu butware bwe arinjira akageramo akajya yomora. Imana ishimwe. Muri bwa butware bamuvugagaho, nicyo ngicyo cyananiye abandi baragishobora. Cyananiye abandi waragishobora. Aravuga ngo yarantumye. Ninde wamutumye? Imana Data. Yatumaga nde? Yesu. Mureke tumuvuge ngo yarantumye ngo mvure abafite imvune mu mutima, nindangiza ngo menyeshe imbohe ko zibohowe. Imana ishimwe. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. No gukingura, nta muntu waza ngo akingure gereza atari umunyembaraga. Azavanemo abantu barimo, ntabwo bishoboka. Ariko muri bwa butware bavugaga buzaba buri ku bitugu bye, arinjira nk'umunyembaraga akavuga ati uyu munsi ndagukurayo. Imana ishimwe. Akavuga ati imigozi yaba ikuboshye yose, yaba iyo mu miryango, yaba za Karande, bya bindi by'amateka ngo niko mu muryango iwacu bimera. Uyo yahageze nk'ufite ubutware ku bitugu. Nari nyivuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ni umunyembaraga, arinjira ahantu hose hananiranye akavanayo abantu. Ndagira ndavuga ni Yesu we, ni ukuri bambwiye ko ujya uba na mekanisiye ngo wigeze gukura. Ndavuga ni wigeze gukura niba ari inziga ku magare y'Abanyegiputa, ukora ibintu by'ubukanishi bitabaho. Ndavuga ni rero namenye ko uri umukanishi iyaranje, kuko ndashaka kujya ku murimo. Izi saha za 2 nta mukanishi ndi bubone, nta muntu ufite ndi buze guhamagara. Mbisenga gutyo natsa ya modoka irimo ijwigira. Imana ishimwe. Niyo ntego y'igiterane cy'uyu munsi, ni igiterane cyo gushima Imana, kandi turimo dutekereza no kuri Noheli ubwo Yesu yaje akavukira mu isi. Hanyuma dusoma rino jambo ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Rero mwihangane ne gusoma gusa, some basi uyu murongo wose, numvise wose ufite imbaraga, kuko turi kuvuga Yesu. Haleluya, haleluya. Umuntu yaravuze ngo ubutumwa butarimo Yesu nta butumwa buhari. Uyu munsi rero twazinduwe no kuvuga Yesu, no kuvuga gukomera kwe, no kuvuga imirimo ye. Ahubwo ikibazo ntabwo tubijya tubisobanukirwa. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana ishimwe. Ku gice kuri titire bavugaga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Imana ishimwe. Haleluya. Yari atarabaho batangira kumuhanura no kuvuga ukuntu azaza ameze, ngo azaza ubutware buri ku bitugu bye. Imana ishimwe. Ni ibintu bikaze. Nasomye rino jambo none ntangira kwibaza, hari korasi tujya turimo ngo ngo inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bajyaga bamuvuga kera bakavuga batazaza, azaza nyine ubutware buri ku bitugu, ari umuntu ukomeye. Baravuga batazaza ari umujyanama, ari Imana ikomeye. Azaza nyine, azaza ari uko bimeze. None nkibaza, uko bamuvuze niko nawe wamubonye? Yaje nyine ari umwami ukomeye. Yesaya yaramuhanuye mu bice 61. Ndashaka kuvuga ku gukomera kwe, mwumve. Yesaya 61 nabwo yamuvugaga ataravuka. Yesaya 61 umurongo wa mbere baravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye. Ntabwo ari Yesaya wivugaga, yavugaga Yesu. Ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Babandi bari barabaye ibisenzegere. Hari igihe ujya uhura n'umuntu akakubwira ati narashize, kandi koko
nigeze gukora ahantu mu mushinga wazagamo abana bababaye, hakaba igihe umuntu aza akambwira ati icara untege amatwi, akavuga nkaza gusohoka nk'utamusezeye kubera ko numva ibintu bye bindenze, nkumva ibintu avuga bindushije imbaraga. none icyo nakoraga genda arabafashaga tukarira, ariko barambwira bati muri kanseringi nagurirana n'abantu bameze gutyo, ntayiwe ntuzi ko wagowe nkarira. Barambwira bati kirazira, ariko kubyihangana nkumva simbishobora, ariko muri bwa butware buri ku bitugu bye ajya ashobora no komora za mvune zo ku mutima, hamwe muganga atagera, muganga atakanda, we mu butware bwe arinjira akageramo akajya yomora. Imana ishimwe. Muri bwa butware bamuvugagaho, nicyo ngicyo cyananiye abandi baragishobora, cyananiye abandi waragishobora. Aravuga ngo yarantumye. Ninde wamutumye? Imana Data. Yatumaga nde? Yesu. Mureke tumuvuge ngo yarantumye ngo mvure abafite imvune mu mutima, nindangiza ngo menyeshe imbohe ko zibohowe. Imana ishimwe. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. No gukingura, nta muntu waza ngo akingure gereza atari umunyembaraga. Azavanemo abantu barimo ntabwo bishoboka, ariko muri bwa butware bavugaga buzaba buri ku bitugu bye, arinjira nk'umunyembaraga akavuga ati uyu munsi ndagukurayo. Imana ishimwe. Akavuga ati imigozi yaba ikuboshye yose, yaba iyo mu miryango, yaba za Karande, bya bindi by'amateka ngo niko mu muryango iwacu bimera. Iyo yahageze nk'ufite ubutware ku bitugu akingura imiryango akavuga ati I will set you free, kandi umwami naba batura ngo muzaba mubatuwe rwose. Imana ishimwe. Ugasigara ugenda widegembya kuko wahuye n'umwami ufite imbaraga. Kandi koko ufite imbaraga, reka mbabwire, ibi ngibi abantu bivugisha ngo nyine ngo nahuye nawe, iyo mwahuye se arakumenagura ngo iryo buye rizagwira. Nyine asiga utakiri uwawe. Kuriya birivuga ngo nk'uko umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ngo niko n'uwabyawe n'umwuka mere. Nyine uroroha kubera ko ibuye ryakugwiriye, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge. Imana ishimwe. Nari nyivuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ni umunyembaraga, arinjira ahantu hose hananiranye akavana y'abantu. Imana ishimwe. Ndimo ntekereza ibi, nibutse agatabo k'umutima w'umuntu. Ntago kera habaga udutabo muri ADPRD. Njye nibuka ibintu bya kera nkumva ndanabikunda cyane, niba ariko ari byo bihe nakirijwemo. Habaga udutabo kariho umutima w'umuntu. Uwo mutima w'umuntu kakabanza kwerekana umuntu wafunze isura, wahekenya amenyo, ngiye sinjyaseka iwacu ntiduseka, yarabaye nabi kubera yuko mu mutima we bakerekana harimo ibinyenzi, harimo ibisimba, harimo intare, harimo ibiki byose, nta n'ukuntu uwo muntu yaseka. Ariko mu bintu biteye umunezero, iyo wa mugabo ahingutse mu gitabo berekana Yesu ahingutse, umucyo utangiye kumurika mu mutima w'uwo muntu, byonyine twatunyamasyo dutangira kugenda. Haleluya, haleluya. Kuko twamenye ko umwami wa wundi ufite imbaraga ku bitugu bye yahageze. Nta kintu kirezista na kimwe, kuko arahinguka ukabona arazanye n'inkota y'ijambo ry'Imana, ukajya ubona birimo bivamo. Wazajya kubona ukabona wa muntu wari warabaye imbata y'ibyaha, uzi ko ab'inzobe agacya. Muri ako gatabo muzambabare mugashake, ni transformation radicale. Haba impinduka zazindi udashobora gushidikanyaho. Ugasanga wa muntu wari warabaye atya asigaye aseka. Asigaye aseka, ururimi rugahinduka, imyambarire igahinduka, kubera yuko ubutware, wawe ufite ubutware yaje aza gutura. Ni ibintu bikaze. Iyo ngezaho ukuntu Yesu avuga ati jyewe ubwanjye nzatura muri bo, nzaba Imana yabo, nzagendera muri bo. Biriya bintu numva bihita bingira umuntu uremereye kumva yuko nyine hari ibanga ngendana abantu batabona Yesu umwana w'Imana bamurije, kandi abamo nk'umunyembaraga.
ntabwo abamo nk'indorerezi. Oya, muri indorerezi iraza ikagireba ariko ntiyemerewe gukoraho. Uyahageze ukamwemerera akora nk'umunyembaraga. Imana ishimwe. Mu bintu rero bamuvugagaho baravuze ngo azaba ari igitangaza, azatangaza abantu ni mu ntoki. Ibintu bye biratangaje. Hari umuntu waje aratubwira ngo Yesu ajya ibintu byose icyarimwe, akaba mekanisiye, akaba umuganga, akaba umucamanza, akaza kurenganura abarengana, akaza kubwiriza abantu ubutumwa. Ibintu byose arabikora. Icyo kintu muzambabare mu cyumve. Mperutse kumwapurika ndambwa rero nahuye n'ikibazo, reka nze mbabwire, ndakoresha iminota mike. Najyanye imodoka ifite ikibazo, nta nubwo cyari ikibazo kidasanzwe, ahubwo kapo yari yafungutse. None imodoka afite irasakuza, niyo kaba ari akabazo gato irajwigira. Ni nko kukubwira ngo stop, banze ukemura ikibazo ifite. Nimo ndajya mu Gatenga mu iteraniro ryo kuwa gatanu, ngiye kuyobora amateraniro, ariko nyuma y'iteraniro saa 2 nari bwerekeze ku Gashyekero. Hari iteraniro ry'urubyiruko riri busoze nka saa 6 z'ijoro. Imodoka nyikuye iwanjye irajwigira we, kuko ngomba kujya kuyobora iteraniro. Mpageze ngira ikibazo, ndibaza muri iri joro ndatega moto njya ku Gashyekero mbandikire mbabwire ko ibintu byanze. Mu by'ukuri numvaga ndi deranje, nkibaza ngira ubwoba bwo kugenda nijoro, nkibaza saa 7 z'ijoro ndi butege moto iva Gashyekero ita. Ndagira ndavuga ni Yesu we, nukuri bambwiye ko ujya ubana mekanisiye ngo wigeze gukura. Ndavuga ni wigeze gukura niba ari inziga ku magare y'Abanyegiputa, ukora ibintu by'ubukanishi bitabaho. Ndavuga ni rero namenye ko uri umukanishi iyaranje, kuko ndashaka kujya ku murimo. Izi saha za saa 2 nta mukanishi ndi bubone, nta muntu ufite ndi buze guhamagara. Mbisenga gutyo, natsa ya modoka irimo ijwigira. Umutima harambwa ngo ariko ubundi wagiye kuri station wenda ukanywa essence ukareba ko induru irimo iravugishira. Ngeze kuri station ambwa mada, uzi ko utwaye imodoka idafunze kapo? Ati funga kapo y'imodoka. Bakora gutya barafunga. Cya kibazo kirarangiye, abankoreye ubukanishi mu buryo bw'igitangaza. Ndagenda njya kuvuga ubutumwa, none ntuje, nta saa 7 z'ijoro, nta bwoba afite. Ndavuga nti bya bindi bajya bakuvugaho nibyo. Yakora sivuga ngo uko bakumbwiye niko nanjye nakubonye. Imana ishimwe. Kwa kuri bamwita ngo ni igitangaza, yentervena mu buryo butandukanye. N'ikiganga aragikora. Mbabwira uko yankoreye ikiganga. Nari ndwaye, nagiye muri Kenya ngiye kwibagisha, nafite operation bagomba kunkorera. None umuryango nagiye sanga bati dusohoke tujye kurya. Ni mugoroba nyine kwa kundi bagusohokana, uburwayi bwawe niwe ubuzi, buri abandi ntabwo babuzi. Ariko nukuri baransohokana, tugeze kurya fatwa n'uburibwe we, ntigeze numva, shinyiriza amenyo. Ariko umutima urambwira ngo ninerekana uburibwe mfite, abantu bose bari aho bari buze guhungabana. Ndangije numva umwuka weranyunguye ubwenge, ndabitazaho gake ndagenda muri jaride. Ndavuga nti Yesu, ntiburiya rero ukuntu tubana i Kigali uri inshuti yanjye, naha ngaha birakomeje. Ndavuga nti rero sinshaka ko abantu turi kumwe babona ko ufite uburibwe bumeze gutya. Ndavuga nti birashoboka ko ubu buribwe wawe ucecekesha, hanyuma gahunda tukazazikomeza ejo. Ukuntu reka mbabwira ibi bintu nukurire ni real story, ntabwo ari amagambo. Ndamubwira ni iyaranje ubu buribwe buceceke, kuko ngomba gusangira na bari abantu kandi ndahungabanije umutekano w'abantu bahari. Ntabwo namenye aho biciye. Ndavuga se burya ujya umenya no gutera ikinya. Haleluya, haleluya. N'ikinya ajya amenya kugitera. Rega nasubiyeyo turarya amafi, turaseka nkaho bwa buribwe butari buhari. Ndavuga ngo niki nkikumenyeho, kuko tumumenyaho agace. Ugenda umenya kimwe aho mwakubitaniye niho umenya cyane. Ndavuga ni okay, menye ko n'uburibwe ujya umenya kubuhagarika. Ubwo ndimo ndapurika n'ibindi. Imana ishimwe. Mu byo bavugaga baravugaga ngo azaba ari umujyanama. Haleluya, haleluya. Ni wonderful counselor. Ni umujyanama. Abandi nababwiye ngo ushobora kujya kubareba bakumva bikomeye, akiyufura akagenda. Hari n'igihe abantu bakurambirwa, wajya uhamagara bati buragiye kuvuga bya bibazo bye kandi byaratunaniye, ariko muhawe umwana w'umuhungu. Ubutware buzaba buri ku bitugu bye, azaba ari igitangaza.
kandi azaba ari n'umujyanama ukomeye. Imana ishimwe. Wowe ntabwo aguhunga kuko byakomeye. Nimero yawe ni igisona avuga ati dore kandi arongeye ni wa wundi. Oya, azaba ari umujyanama ukomeye. Imana ishimwe. Ngo ni Imana ikomeye, ni data wa twese, akagira n'umwihariko ngo akitwa umwami w'amahoro. Haleluya, haleluya. Ngo azitwa umwami w'amahoro. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo amahoro ni umwihariko w'abantu b'Imana. Ibindi tuzabisangira n'abantu bo mu isi, ariko aya mahoro Yesu atanga, ngaya mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Yego, ni umwihariko wacu wonyine. Reka soreze aho ngaho. Umuntu w'Imana ngo rimwe ngo abantu babiri baraganiriye, noneho ngo umurokore yagira ngo aganirize uwo muntu, ngo akajya mu gati rwose wazakire Yesu ko Yesu ari umwami mwiza. Ngo umupagani, reka nkoresha umupagani kugira ngo mubyumve neza, baramubwira ati se uwo Yesu uvuga yakumara iki? Akajya avuga ati ubu yampaye imodoka nziza. Akamubwira ati uzaze nkwereke n'iyanjye uko imeze. Ati nta naho ihuriye n'iri yawe, buri imodoka nazo zirarutana. Ati Yesu ni umwami, yanyubakiye inzu muri Kigali. Aravuga ati uzaze nkwereke izanjye uko zimeze. Ati yagize arya ibintu byose amubwiye. Wa mupagani akamubwira ati ahubwo sinzi impamvu urimo unsakuriza, kuko ibyo ngibyo ufite nanjye ndabifite. None ngo ageze aravuga ati umva, yampaye amahoro yo mu mutima. Haleluya, haleluya. Baramuga ati umva, aho ngaho urakinsinze, kuko ntabwo wayagira udafite Yesu nk'umwami w'amahoro. Hoya, ntabwo bishoboka. Amuga ati icyo ni umwihariko w'abantu b'Imana, kandi ni ukuri, ni umwihariko wacu gusa. Nzajya ndyama sinzire niziguye, ngo kuko Uwiteka ari umpa gusinzira no kugubwa neza. Uriya ni umwihariko wacu, kandi bitavuze ko ibyago biba byashize, ahubwo murimba ngo no mu byago nzaririmba ngo ndamahoro. Ngo niba kubaza amakuru ngo ujye babwira yuko uri amahoro, ngo kuko Yesu ari muzima. Imana ishimwe. Uriya ni umwihariko wacu. Ubwo rero mu bintu byazanye Yesu, bajyaga bamuhanura ataraza, ariko anahageze amera atyo. Uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Ubwo hari uwabazaga ati se wowe Yesu mwitande? Ndamubwira nti ngiye namwise friends, ni inshuti nyine. Urumva se umuntu ubwira uti ariko ko byagenze nabi, ko byanze, ntabwo mufata nk'uri kure. Hoya, ngo ni Imana muri twebwe. Numufata nk'inshuti azaba inshuti, numufata nk'umujyanama azakubera umujyanama, numufata nk'umunyembaraga muri wowe azaba umunyembaraga, kandi azagukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe. Tujye gufata umwanya mwiza wo gusengera iminota 20, ngo azitwa umujyanama, kandi ngo ubutware ngo buzaba buri ku bitugu bye. Imana ishimwe. Ubwo rero nimuhumure, ni ukuri. Buriya ntabwo tujya tumenya abo turi bo, nicyo kibazo cyisha abarokore. Ntabwo tuzi abo turi bo. Nigeze kwigana, ngewe kera nize muri Saint Andre, twiganaga n'umwana wa perezida wa repubulika, twiganaga n'umwana wa Habyarimana. Ariko wareba cortege zimuzengurutse, no gukina mu kibuga yabaga afite abajepe bahagaze, no kujya kwituma abajepe baramuherekezaga, kubera yuko nyine agomba kurindirwa umutekano nk'umwana w'umwami. Imana ishimwe. Natwe turi abana b'umwami utegeka abatware, ngo papa ngo niwe ubategeka bose. Imana ishimwe. Kandi akaza afite ubutware ku bitugu, ari umujyanama, ari igitangaza. Ntabwo twigeze dusobanukirwa umuntu waje. Hari igihe uba wicaye nk'ahantu, umuntu akakwicara iruhande, abantu bakakubwira shango siko utigeze umenya umuntu wari yicaye iruhande rwawe. Ati uriya muntu ateye ubwoba, ariko nta n'umuntu utinyitse kurusha Yesu. Abantu Bibiliya iravuga ngo ni nk'umuyaga, ni nk'umwuka, mu kanya gato urahanyuruka hamusanga ukamubura. Ariko nagira ngo mbibutse ko turi abantu bakomeye. Yesu yaraje, ibyo bamuvugagaho ntago byaheze muri teori cyangwa ngo bihere mu magambo. Yaraje abikora muri twebwe, kugira ngo abikore nuko umwemerera akinjira, akaza akakubohora, akakuvana muri zangoye. Hari igihe ura n'umuntu akakubwira ati ngewe ubusambanyi bwarambase, ariko wagize amahirwe wumvise ubutumwa bwiza bukubwira ko Yesu afite misiyo yo kubohora imbohe, ngo no kuza agakingura gereza y'ibyaha, akavanamo abantu, akavuga tumva ndakurokoye uyu munsi. Imana ishimwe. Ugasigara uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Ubwo bushobozi arabufite bwo kukuneshereza bya bindi byakunaniye.
ubwo bushobozi arabufite. handi uvuga uti narananiwe, mpora ndiranya, nararize, nagize gute, nta wundi kurira si cyo kibazo. ariko uyu munsi Yesu arahibereye ngo agire icyo akora mu buzima bwawe. ni umwami w'amahoro, abohora imbohe kandi abikora na za mbaraga afite. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Umushumba naze, ndumva iminota yanjye nyikoresheje neza. kwari ukugira ngo mbibutse icyo Noheli ivuze. ni ukwibuka ko uko Yesu bamuvugaga ataraza, noneho yaje ari nacyo twibuka, kandi aza afite izo mbaraga biterwa n'uko umukinguriye. Numurimita azirimita nyine ngo kuba nyembaraga aziyerekana nk'umunyembaraga. iyo umwemereye araza agakora imirimo ikomeye, akabasha kubohora imbohe, agahindura amateka. ugasigara ugenda windegembya ngo yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga, ngo ubu dusigaye tugenda twemye. uzi ko usigara ugenda wemye utagitinya n'amatelefone. njya mbona iyo umuntu ari umupagani yarabaswe nabyo, agira nimero nka 30 zajya zimuhamagara tumenya ari babandi banshaka. ariko iyo uri free uritaba, halo urinde, kubera yuko ntacyo umutima ugushinze, nta by'abandi wariye, nta muntu wabeshye. icyo ubwacyo ni freedom. donc nukumva ubohotse, banaguhamagara batuze witaba ukagenda wemye, kuko ntacyo wishinja. umwami yaratubatuye, kandi ngo naba batura muzamubatuwe rwose. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ukomera Imana amashyi cyane tuyishimire. Ndagira ngo dufate umwanya dusengane Imana, utekereze amahoro Yesu yaguhaye. ni amahoro ugendana, ni amahoro ubyukana, ni amahoro wiriranwa. Muririmbye araririmbye aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Birashoboka ko kuva uyu mwaka utangiye kugeza uyu munsi turi gusatira gusoza, hari aho wageze utakaza ayo mahoro. Wumvuza amahoro yo mu mutima, ari mu rugo iwawe, mu muryango uvamo, ari aho ukorera, wumva ubuza amahoro. Ndagira ngo uyu munsi twongere tugusabire Imana iguha amahoro. Twari tuvuze ngo Imana iguha amahoro. Abo tumaranye iminsi turi gusenga, twarasabye ngo Imana iduhe imbaraga zidasanzwe zo gukora mu gihe kiriya